ubwo yari muri Nyaruguru ku mpamvu z'akazi, anariho uyu Mukeshimana Esther yaje kuza kuba yamusanga. Ni imiryango rero yari isanzwe iziranye, ni imiryango yari inshuti, ni imiryango yagenderaniraga, ni imiryango mu by'ukuri nyine ubyumve, imiryango bari umwe muri Kristo. Uyu muryango wa Mukeshimana ndetse na Niyonsaba Valens, ubwo Niyonsaba Valens n'umugore we ndetse na Mukeshimana Esther n'umugabo we bari inshuti, bagenderaniraga kubera ko uyu Mukeshimana Esther, uyu nyakwigendera n'umugabo we, ubundi bajya gusezerana bakora mariage, n'uyu mupasiteri witwa Niyonsaba Valens wabasezeranije muri Methodiste. N'amakuru abantu benshi bari gukomeza gutangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye, ngira ngo nk'uko uri kureba kuri iyo screen yawe urabona uwitwa Mukeshimana Esther. Uyu Mukeshimana Esther yavutse mu mwaka w'1995. Ni wa mubyeyi wagiye muri geto kwa pasiteri, bibyara ibibazo bikomeye cyane. Kuri ubu ngubu uyu mupasiteri wari land manager mu karere ka Nyaruguru, doko n'umwe mu mirenge igize akarere ka Nyaruguru witwa Ruheru, akaba ari land manager ashinzwe ibijyanye n'ubutaka. Kuri ubu ngubu uyu mugabo yamaze gufungwa. Mu gihe uyu mubyeyi witwa Mukeshimana Esther yashyinguwe ejo ku itariki ya 20 z'uku kwezi kwa gatandatu uyu mwaka turimo w'2025. Abantu benshi bari gukomeza gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye, ntabwo bari kumva uburyo uyu mubyeyi yavuye mu karere ka Nyagatare agatega kajya mu karere ka Nyaruguru, yavuye mu ntara y'Iburasirazuba ajya mu ntara y'Amajyepfo akurikiye nyine uwo mugabo, hanyuma nyine yaje kuza kuba yanapfirayo. Abantu mwe benshi bari gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye, ngira ngo namwe muri kugenda aya makuru mugenda muyabona ku mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi donc bari gucika ururondogoro cyane bavuga bati ibi bintu ni ibiki. Ngiye kukugezaho akantu ku kandi, byakozwe bite, bimeze gute, reka mbyite operation uko byagenze. Uyu mugore yavuye Nyagatare agera Nyaruguru gute kugeza ubwo apfiriyeyo, byagenze gute? Gusa ikintu cyatangaje abantu nuko uyu mubyeyi w'imyaka 31 asize abana bagera kuri 5. Nagahinda gakomeye cyane, namarira menshi. Umwana kuzakura papa wabo wenda gasobanurira abana ati byagenze gutya, cyangwa se n'abaturanyi. Ari ukuntu umuntu agira abaturanyi babi asanga barabicyurira umwana bati byagenze gutya na gutya. Gusa ntabwo bikwiriye na gatoya, ntabwo amafuti nyine y'umubyeyi yagakwiriye kuba yashyirwa ku bana kubera ko umwana ni innocent. Byagenze gute, bimeze gute? Uyu muryango mu busanzwe wari usanzwe utuye mu karere ka Nyagatare. Aha dufite imiryango igera kuri 2. Ni umuryango wa Mukeshimana Esther, ubwo ni nyakwigendera, ndetse n'umugabo we. Uyu Mukeshimana Esther, umugabo we ubundi mu busanzwe bivugwa ko umugabo we akora akazi ko gutwara ibintu akoresheje igare. Ubwo niba wenda turi bumwite ngo ni umunyonzi simbizi, ariko nyine urumva niba akora ako kazi nyine ko gusunika imizigo yifashishije igare, ubwo urumva nyine n'abagenzi ashobora gucishamo agatwara aba bagenzi. Uyu Mukeshimana Esther n'umugabo we n'aba Methodiste bahariye mu karere ka Nyagatare. Ariko kandi uyu mupasiteri wafunzwe ubundi yitwa Niyonsaba Valens, akaba yari land manager wo muri Nyaruguru, ubwo ni n'umurenge wa Ruheru. Yari land manager, yarashinzwe ubutaka, ariko nta n'ukwezi yaramaze ahawe izi nshingano muri uyu murenge. Uyu Niyonsaba Valens ubundi ubwo n'uyu muryango wa Mukeshimana Esther n'abantu basenganaga, kuko uyu Niyonsaba Valens ni umupasiteri. Ubwo byumvikana neza ko
wenda muri metodiste murabizi ko wenda umuntu yitwa umupasiteri ari gukora n'ibindi bintu. Ubwo nyine yari yaragiye mu karere ka Nyaruguru, ubwo ariho nyine ahawe inshingano, ariko mu busanzwe umuryango we n'umugore we basanzwe batuye mu karere ka Nyagatare. Ubwo yari muri Nyaruguru ku mpamvu z'akazi, anariho uyu Mukeshimana Esther yaje kuza kuba yamusanga. Ni imiryango rero yari isanzwe iziranye, ni imiryango yari inshuti, ni imiryango yagenderaniraga, ni imiryango mu by'ukuri nyine ubyumve, imiryango bari umwe muri Kristo. Uyu muryango wa Mukeshimana ndetse na Niyonsaba Valens, ubwo Niyonsaba Valens n'umugore we ndetse na Mukeshimana Esther n'umugabo we bari inshuti, bagenderaniraga, kubera ko uyu Mukeshimana Esther uyu nyakwigendera n'umugabo we ubundi bajya gusezerana bakora mariage, n'uyu mupasiteri witwa Niyonsaba Valens wabasezeranije muri metodiste. Urumva bari baziranye, ninkubwira ngo bari baziranye. Gusa nyine iyi kesi irabaye, abantu benshi batangira nyine gutekereza bavuga batese ibi bintu mu by'ukuri byagenze gute. Reka rero Mukeshimana Esther asabe uruhushya umugabo we ko azajya mu bukwe ku itariki ya 13, ubukwe buri ku itariki ya 14. Hanyuma umudamu wa Niyonsaba Valens, uyu mupasiteri ubwo umudamu we nawe yaza kuza kumenya ayo makuru. Hanyuma aratekereza aravuga ati ariko se Mukeshimana Esther ko azajya mu bukwe, nta kuntu namwoherereza, donc namutuma yagera i Kigali akanyoherereza ibintu umugabo wanjye. Hanyuma nyine bitekereza gutyo ati nzabikora. Nyine arabimubwira, arabyemera ati nta kibazo kirimo kuyimuhereza. Ariko nyine agenda ku itariki ya 13, ubukwe buri ku itariki ya 14. Ibintu arabipanga, arabimuhereza. Arangije ubwo umugore nyine ubwo hari ibyo nyine yari yapanze, cyangwa se ari nuko yari asanzwe aziranye na pasiteri, kubera ko nta kuntu umuntu yapanga ngo arajya gusura undi muntu bikagera naho arara batari basanzwe bavugana. Mu by'ukuri byanga byakunda ari uko bari basanzwe bavugana, cyangwa se n'ibi bintu bijyanye no gucana inyuma by'ingo, ugasanga baravuganaga nta birenze baravuganaga bisanzwe. Ndi kubyita ngo bisanzwe nyine, bagiranaga umubano. Urumva umuntu wararanye n'uwo mupasiteri akarariwe, urumva nyine n'ikibazo gikomeye cyane. Arangije uyu mugore ageze i Kigali ati ntabwo nakohereza ibintu se, ntabwo nakohereza ibintu ahubwo reka njye nyine wumve. Ntabwo nzi ibintu babiganiriye, ariko nyine byumve ko yagiyeyo ku itariki ya 13 akararayo muri iryo joro, bikagera ku itariki ya 14 anari wo munsi uyu Mukeshimana Esther yapfiriyeho. Byagenze gute, bimeze gute? Ubundi amakuru atangwa na bamwe mu baturanyi ba Valens Niyonsaba, ubwo n'uyu mupasiteri cyangwa se uyu land manager mu murenge wa Ruheru, aravuga ko amakuru acicikaniwe mu mudugudu wa Gambira, akagari ka Kabere, umurenge wa Ruheru, ariko Mukeshimana yageze iwabo ku wa 5 ku itariki ya 13 Kanama, aharara mu buryo butazwi. Hanyuma ku wa 6 ku itariki ya 14 Niyonsaba usanzwe n'umupasitoro wakaba ari nawe washyingiye Mukeshimana n'umugabo we, nkuko nagiye mbigarukaho, yamusize mu rugo ajya ku kazi. Undi aza kumutelefona amubwira ko abona nta biryo biri mu rugo, ko atekereza guteka ahereye ku bishyimbo. Urumva baravuganye, yabyutse ajya mu kazi. Arangije nyine ubwo urumva yakitingaga nk'aho ari n'umugore wiwe. Urumva n'umugore uri mu rugo agomba kumutekera, agiye mu kazi. Nyine mw'abantu mwe birarenze. Uyu muturanyi akomeza agira ati akimara kumubwira ko agomba guteka, undi yamurangiye aho ibyo bishyimbo herereye. Hanyuma saa 6 atahagiye kurya, akomanze abura umufungurira. Abaza abaturanyi niba batamubonye, baramuhakanira. Nuko ajya kurya mu isantere. Nimugoroba agarutse yasanze hagifunze. Hanyuma noneho ahamagara nyirinzu, nuko amena ikirahuri. Baje basanga
uyu Esther yumye. Uru rupfu rwa Mukeshimana Esther hakitswe ko nyakwigendera ashobora kuba yarazize imbabura yaratetseho basanze hafi ye, ariko umuturanyi we i Nyagatare akaba ngo yaravuze ko uyu Mukeshimana Esther yarasanzwe arwara umutima. Ubwo ni nyakwigendera yari yavuye mu rugo abwiye umugabo we ko agiye mu bukwe i Kigali, hanyuma umugore wa pasitoro basanzwe ari inshuti kandi banaturanye amuha ibyo bari mumufashe akamwohereza ageze i Kigali kuko yamubwiye ko atari buharenge. Nyakwigendera akaba yarashyinguye Nyagatare aho yaratuye n'umuryango we. Ngira ngo wenda iki ni nacyo kibazo abantu benshi bakomeje kwibaza bati se bizagenda gute guherekeza uyu mubyeyi? Ese uyu mupasiteri niwe ugomba kumushyingura? Kanswe ko yaguye mu rugo rwiwe, yari yanamuraje. Donc ibintu nk'ibyo ngibyo nuko nguko bimeze. Gusa ikintu nyine kiri kubabaza abantu ni ugucana inyuma nyine kw'ingo zo muri iyi minsi. Umuntu ufite abana 5, umubyeyi ufite abana 5, nyine bikagenda gutyo akagenda. None ikintu kibabaje urumva ni umupasiteri basenganaga, umupasiteri wabagiraga inama nk'umuryango, umupasiteri bari umwe muri Kristo, ariko nyine bakagira umubano wihariye ku buryo umugore w'uyu mupasiteri atamenya izanga, ndetse n'umugabo wa Mukeshimana Esther atamenya ngo bimeze gute. Birababaje, abantu benshi bari gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye. Nuko nguko uyu Mukeshimana Esther yapfuye, nuko nguko yahawe ibintu, nuko nguko imiryango yombi yari iziranye igenderanira basenga. Na rumwe muri Kristo, umwe ari pasiteri, abandi ari abayoboke muri Methodiste. Methodiste ni idini rimaze igihe kinini hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni idini rifite imizi, wenda ntiwanavuga ngo ni amadini y'inzaduka. Ni idini rimaze igihe mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kumva ngo umupasiteri w'umuyoboke byagenze gutya, bimeze gutya, ibintu nk'ibyo ngibyo. So kuri ubu ngubu rero nuko nguko bimeze. Uyu niyo Nsaba Valens yafunzwe kugira ngo abazwe se byagenze gute, hanyuma bakore nyine iperereza nk'umuntu nyine wapfiriye iwe. Bari bararanye, byanashoboka ko ibyo byo kurwara umutima wenda ari umutima wahagaze, nta wamenya. Wenda n'ibyabaye mu ijoro, wenda nyine nta wamenya to. Gusa wumve nyine abantu benshi bari gukomeza kugaruka kuri aya makuru, uburyo uyu mugore yapfiriye kwa pasiteri, n'abantu mwe biri gukomeza gushengura abantu. Sorry Jean, bakunda nitwa Shadow. Iruko ridashira kuri uyu mubyeyi, abana no kwihangana, umugabo no kwihangana. Nta kundi tuzongera guhura na Mukeshimana Esther mu gitondo cya kabiri cyo kuzuka. Ndabakunda, reka dukomeze tubane musirimu.